abagore bagenzi banjye, barumuna banjye, bana banjye ko harimo nabo nabyara. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nabo tungana, niba harimo n'abanduta, Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo mu nshingano ya mbere ni ukwimenyereza gukunda umugabo n'abana bacu. Uru rukundo ruvugwa ni urukundo ruzagaragarizwa mu bwenge bw'imigenzereze ya buri munsi. Nongera mvuga ngo umuntu tutabana burya ntumutegerejeho byinshi. Yaguhereza ikintu cyiza akigendera, yaguha inka akigendera, yaguha iyo gift akigendera, yaguha icyo kintu cyiza akakubwira n'ijambo ryiza akigendera. Nta bindi biri bubangamira umubano wanyu. Ariko umuntu mubana, iyo ibyo bikorwa byiza biherekejwe n'imigenzereze itaryoshye, rwa rukundo turimo twitoza usanga rubaye nka zeru ukuntu. Oh, haleluya. Uwo tubana rero, uwo mubana ategerejweho ikirenze icyo, ikirenze iyo gift nziza, ikirenze icyo gikorwa kimwe cyiza, ahubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Niyo haleluya, Imana ibahe umugisha. Reka tuganire, ndavugaho muri rusange, hanyuma nze no kwibanda ku mugore, kuko dufite umugisha wo kuba dufite undi mupasiteri w'umugabo. Pastor Jean Jacques ni umupasiteri mwiza, ni umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana, mwigiraho inshuro nyinshi, rero turaza kunguka. Ubwo rero ndavuga nk'umugore, kandi ndahamya ko rwose Imana yabikoze nkana. Ubu yari bishoboye ko navuka ndakana k'agahungu, ariko itamo ko mvuka ndi umugore. Hanyuma Bibiliya yaduhaye n'umurimo ko abagore bakuze, muri Tito turaza kuhatinda, bakwiriye kwigisha abagore batoya ibyo kwita ku ngo zabo, byo kwitoza gukunda abagabo babo n'abana babo, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero kubw'impamvu z'ibikomere, ntubwire umutima wawe. Harimo abantu bajyaga babitwandikira rimwe na rimwe, akavuga ngo ariko bazajya bahora babwira abagore. Oya, ubwo ni igihe nyine cyo kubwira abagore. Hanyuma n'abagabo burya barababwira. Ushobora kuba akenshi umuntu avuga gutyo, umutima ubukomeretse, cyangwa se afite umugabo utarahabwa amatwi yo kumva. Ariko nyine ese twebwe ibyo twagomba kubwirwa nk'abagore byose twarabyumvise? Ese niba twarabyumvise twabishyize mu bikorwa? Reka rero twibwiranire, tuze nidutinda aho ngaho ntacyo biri bube bidutwaye. Sibyo nshuti y'Imana? Imana ibaha umugisha. Haleluya. Abakozi b'Imana rero bahawe tembe ivuga ngo umuryango mwiza uraremwa. Iyo title yonyine iratwereka uruhare. Iratwereka ko tugomba kubigiramo uruhare rwose kugira ngo umuryango ube mwiza. Uraremwa. Ni ukuvuga ngo ntibyikora. Nk'uko tubizi, nta kintu cyiza kibaho cyikora. Ntacyo pe. Sinzi niba namwe ari uko bibamerera, ariko ibintu byiza byose biratuvuna, bikatuvuna. Kwita ku mibiri ngo imere neza ntirware bikatuvuna, gukora siporo bikatuvuna, kwiga mu ishuri bikatuvuna. Nta kintu na kimwe cyiza cyikora. Kujya gushaka amafaranga ku kazi bikatuvuna, ukabyuka unaniwe cyangwa urwaye umutwe ariko ukajyayo kuko amafaranga urayakeneye. Nta kintu cyiza cyikora muri iyi si yaguye. Cyakora itaragwa ibitovu n'amaho ntabwo byameragamo, ariko imaze kugwa icyiza cyose kirakorerwa. Umuryango mwiza rero ni koko uraremwa pe, uraremwa, tukabigiramo uruhare. Tutabigiramo uruhare ntube mwiza. Imana itugirire imbabazi kandi idushoboze. Birababaje rero kuba umuntu yashaka umusaruro mwiza kandi yabibye imbuto mbi. Ibyo bintu hano nabisanze ni hamwe haratangaje. Ni mu bigendanye n'iki twita ubuzima bw'umwuka, cyangwa se n'ubuzima bwo gushaka urugo ruri mu Imana, ariko umuntu agategereza kuzasarura ibyiza atigeze abibiba. Mu buzima bundi bwo hanze ibyo bintu ntibihaba. Oya, umuntu arabiba ibishyimbo akabaza ko azasarura ibishyimbo, ya savinga cyangwa yakoresha amafaranga simbiza akamenya ngo azunguka. Nta muntu utegereza ikintu atakoze. Ariko muri uru rugendo rw'umwuka no kubaha Imana birababaje, aho tuba twaragize ubuntu tugakizwa, tukaba turi abakristo, tukazategereza kugenda dusa na Yesu, tugwiza imbaraga nk'ize, tugwiza imbaraga zo gusenga, tuba abanyamwuka, ariko ngo tutagize gute? Tutagize icyo tubikoraho. Murumva atari ikinyoma? Ni ikinyoma, ni ukwibeshya. N'uru rugo rwiza rero turimo twifuza, n'uyu muryango mwiza turimo twifuza, ntago twabiba imbuto mbi ngo tuzasarura ibyiza. Rashwida, n'Imana yarabivuze ngo Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba aragisarura. Rero Imana idushoboze ko tuba abantu bifuza koko kurema uyu muryango mwiza, tukabigiramo uruhare, tukifuza umusaruro, ariko tukabigiramo uruhare dushyigikiwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yaremye umuntu imuhaye kuba ikiremwa gitangaje gifite amahitamo pe. Ahitamo ibintu, ubu umuntu afite imbaraga, turabizi turabibona, avumbura ibintu, agera ku bintu bitangaje. Umuntu ni ikiremwa gitangaje, nuko Imana yabihisemo imurema ityo mu ishusho yayo. Muri uru rugendo rero rwacu rwo kubaka umuryango mwiza, turimo turavugana nk'abakristo cyangwa se abantu babarizwa mu idini rya gikristo, ariko naritegereje muri iyi myaka sanga hari abantu mu
mu bushakashatsi bwanjye butimbitse butanashinga cyane, ariko nsanga hari abantu benshi bakunda kwitirirwa izina ry'ubukristo. Nsanga ni benshi kandi nsanga Imana ntago bayanga, barayikunda, bafite n'ukuntu bayishakamo, ariko Imana ugabana ntifite umwanya wa mbere mu buzima bwabo. Imana ntibayihakana, nayo irahari, ariko iyo hari ikintu bagambiriye kindi kiraza kikaba kinini. Niba ari umugore arimo yishakira, ubwo ni umugore ashaka, aho azamukura n'uburyo azamubonamo nuko. Niba ari amafaranga yishakira, ubwo niyo ashaka n'uburyo azayabonamo. Anasenga n'Imana ngo ibimuherekezemo nubwo bwaba budatomoye. Hari umuntu unyumva? Iyo arimo yishakira ibyangombwa byo kujya hanze, haleluya we, Yesu ashimwe we, arimo yishakira nka visa ya Canada, ni umukristo, ari adeha ku idini rya gikristo, ariko ubwo niba arimo yishakira visa yo kujya muri Canada, ubwo arayishaka mu buryo bwose. Ahajya mu tunyoma aradukubitamo, ahajyamo kwitiza iby'abandi arabyitiza, aradukubitamo, ariko n'Imana ntagize gute, ntabwo ayanze. No ku cyumweru araterana, n'aha yaba hicaye bikaba ari ukuntu bimeze. Yesu ashimwe, haleluya. Mu by'ukuri uwo muntu ntahakana Imana, ariko n'Imana si iya mbere mu buzima bwe. Abo rero rya shakashaka ryanjye ritimbitse ryanyeretse ko ari benshi, ariko hari abandi nabo bari muri uwo muryango wa gikristo, mu bana b'Imana, ariko mu by'ukuri Imana ifite umwanya wa mbere mu mitima yabo. Muri make icyo Imana itemera nubwo cyaba kibyara inyungu, barahangana na kamere yabo ibahagararamo, barahangana n'irari ryabo n'ibyo bashakaga, ariko ntibaryumvira, bazakurikiza icyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu rero ntabwo twavuga ko bitavunanye muri ino si imeze gutya. Biravuna, birahombya, birakerereza mu iterambere ryacu n'ibyo twashakaga, kuko iragukerereza ukazategereza ibintu biri mu mucyo we, nayo ikazabizanira aho ishakira we, yaba mu myaka 10, yaba muri 20, cyangwa ntinagire gute, ntinabizane. Hari umuntu unyumvise? Nizana ibyo ikazazana ibindi. Aba bantu rero bagira Imana iya mbere mu buzima bwabo, nukuri umusaruro watinda cyangwa ugakererwa ariko uzaba mwiza. Ikibazo rero tukakigira mu gutyo mu bakristo, nuko n'abandi batayanga ariko idafite n'umwanya wa mbere iri aho hafi izirikanye n'icyo bashakaga, nabo bashaka, kuko bafite amakuru menshi y'ibintu by'Imana, barayafite ayo muri Bibiliya byose byinshi barabifite, ariko nabo barashaka umusaruro nk'aho Imana iyobora byose. Nasanze rero Imana nayo mu bumana bwayo, aho ngejeje kumenya ibyo twayeguriye, ibyo iyobora, ibyo ifiteho ijambo, ni nabyo ikoreramo byuzuye. Imana ishimwe. Ibindi bikoreramo igice, kuko najya kuvuga ngo nayinyibeshye mu bumenyi bwanjye bugufi, ariko ni nkaho yavuga ati sinamenye, sarabimpaye, uru rugo ararundekuriye, ndekuriye kontrole yabyo, cyangwa aragaruka mu kanya bifate. Imana itugirire imbabazi. Utuma rero ibintu biba byiza, ibi turimo tuvuga ngo umuryango mwiza uraremwa, utuma ibintu biba byiza twese turamuzi. Haleluya, ni Imana, se umwami wa Yesu Kristo. Niwe ugorora ibintu bigoramye, niwe unsanga akamvura n'amarangamutima yanjye yapfuye, niwe unsanga akanyiza kamere yo kwikunda, niwe unsanga akanyuzamo imbabazi zidakama, akanyuzamo urukundo rw'ukuri rw'Imana, nkabasha kurukunda uwo twashakanye, ukabasha kurukunda bufite. Atahari se umwami wa Yesu Kristo, adahari ku bwa Mwuka Wera, ntibikunda. Wari wabyuka waragambire kutazongera kuvuga nabi, ariko kasanga byaguhingukanye hariya, ariko dati yaje. Iyo tugenda tumwiyegurira, nukuri aradutunganya, aratunoza, tugahinduka abagore n'abagabo bameze nk'uko ashaka, akavura harwaye, agakosora ibikosamye. Ubwo rero tumuzi, utuma ibintu biba byiza, tuba dukwiriye kumwegera kurusha ibindi bintu byose. Imana itugirire neza. Haleluya. Abantu benshi nuko navugaga bifuza kuba mu bintu byiza, ariko ikiguzi cyabyo kuko kiri hayi, ntitwitegure kukishyura. Icyama twebwe twicaye hano, n'abazatwumva n'abazatwumva hanyuma, tukaba turi abantu biteguye kwishyura ikiguzi cyo gutunga mu muryango wacu bamwiza, nubwo cyaba kiri hayi, nubwo cyaba gihenze. Ariko nkaba ndi umugore, nkaba ndi umugabo uvuga ati icyo data azamenyesha, nzashaka no kumenya, nziga, nzatega amatwi, nzakurikira, nzarebera ku bandi, nzitoza, ariko ikintu cyose nagiramo uruhare cyatuma umuryango wanjye uba mwiza, nzagikurikira. Icyama tukaba ari uko tumeze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu Banyagalatiya nakoresha biri ijambo ry'Imana, igice cya 5 umurongo wa 22 ngeze kuri 24. Ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya 5, Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Abanyagalati 5:22 kugeza kuri 24. Haravuga ngo nyamara imbuto ziva kuri Mwuka nizi:
ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni imico myiza, ni ukudahemuka, kugwa neza no kumenya kwifata. Bene ibyo nta mategeko abibuza. Abakristo Yesu babambye kamere yabo ku musaraba hamwe n'ingeso mbi zayo n'irari ryayo. Reka nsubiremo. Imbuto ziva kuri mwuka nizi. Hari umuntu utakwifuza kugira umugabo n'umugore bameze batya? Ntawe. Buzuye urukundo, buzuye ibyishimo, buzuye amahoro, buzuye kwihangana, buzuye kugira neza, buzuye imico myiza, buzuye kudahemuka, buzuye kugwa neza, buzuye no kumenya kwifata. Abagabo n'abagore babambye kamere yabo ku musaraba. Ibyo bintu ntibiryoshye. Tekereza kubana n'umugabo umeze gutya, wabambye kamere ku musaraba, umugore umeze gutya, wuzuye ibyishimo n'amahoro. Abamama, haleluya, haleluya. Hari ibyishimo biducika, ukumva agashiha niko karimo gasohoka bwa mbere, wenda ugatewe n'impamvu zumvikana zo gukomereka, ariko imbuto y'umwuka wera ikagucika. Ibi bintu nta muntu n'umwe utabishaka, ariko umwuka wera rero nawe ahabera igitangaza. Ntabwo aza ngo ahita anterekaho urukundo, anterekaho ibyishimo, anterekaho amahoro no kwihangana, anterekaho kugira neza n'imico myiza, antere kubamba kamere yanjye no kutikunda, abinterekeho. Ashwi, araza akabanza agakanda rutansi, kuko ntabwo rutanse yuzuye rutanse, izi mbuto z'umwuka wera z'ubumana nazo zajyamo, ntibikwirwa namo. None yakanda rutanse akarira, akababara, Imana igakoresha igikoresho yashaka icyo ari cyo cyose, inyambura kwikunda. Kuko rwa rukundo umukozi w'Imana yabigishije, rwa rukundo rw'Imana, urukundo rwita agape rw'Imana, rutandukanye no kugukunda kuko wambereye mwiza, rutandukanye no kugukunda kuko wangiriye neza. Ni urukundo rukomoka ku Mana. Ntabwo ari umwuka wera aza rutereke ku kwikunda kwanjye, arabanza amareho iminsi akanda kwikunda kwanjye akumaramo. Ubu si umugore n'umugabo bafite urukundo rw'Imana, ingo ntizazongera gusenyuka, kugirana nabi ntitwabyumva, ibiteye ubwoba tugenda twumva uyu munsi bizacika burundu. Ariko ibi tubikura hehe? Ku Mana. Turi hano nk'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndakwinginze, turimo tuvuga iby'ingo nziza, ndakwinginze ubusabane bwawe n'Imana ubu buhagaze, nibwimbike inshuti y'Imana. Aza kuzuza ubugwaneza kandi ibitera ubugwaneza bidahari, aza kuzuza imbabazi kandi ibintu byarabaye byinshi utabasha kubabarira, aza kuzuza urukundo, aza guha ibyishimo isi yabikunyaze. Amen. Ubwo rero ibintu tuvuga twese twifuza kubibona mu bo twashakanye, reka duharanire ko twebwe bitubamo, kuko umuntu wenyine ufiteho ubushobozi ni wowe ubwawe, si umugabo wawe, si umugore wawe. Njyaganira n'abadamu bakanezeza, aho dusengera, aho twasengeraga, akazambwira ati ngewe naje hano gusenga nje kurega umugabo wanjye. Turabarega itonde. Azaje kumurega hehe? Ku Mana. Nicyo cyari gitumye yegera ibintu by'Imana, atangira kujya havugirirwa ijambo ry'Imana, atangira gukurikira inyigisho, agiye kurega umugabo we kuko niwe mubi. Twebwe nta kibazo tuba dufite. Yesu rero ahabera mwiza, wahagera wahura n'ijambo ry'Imana akakwereka ko ari wowe mutindi wo kubabarirwa, hanyuma ukihurira n'agakiza ugakizwa. Izi mbuto ngo turimo tuzivuga twese twanezerwa no kuzibona mu bo twashakanye, ariko umuntu wa mbere uzikeneye ni ngewe, ni wowe. Imana ishimwe cyane. Data rero yahageze araza akankoramo umurimo, kugira ngo rero umwuka wera gukoremo umurimo, uramwemerera akagufasha gupfa kuri kamere yo kwikunda, akagufasha gupfa, kandi gupfa kose kurababaza. Ikintu cyose wafata ukagikanda ukamera nk'ugisicyonyoye kirataka, kigataka, ariko tugataka dukira. Ese koko uri umukobwa, uri umuhungu mu maso y'Imana, Imana inejejwe, yishimiye kuba yarafashe umuntu wayo ikakwizera, ikamushyira mu buzima bwawe, igafata umukobwa wayo, igafata umuhungu wayo, ikakwizera, ikamuguha, akaguha ubuzima bwe. Mu masezerano abashakanye bakorana mu nsengero zimwe na rimwe aravuga ngo nzakubahisha umubiri wanjye wose, ngo nzakubahisha ibyanjye byose, ibyanjye byose bibaye ibyawe. Tekereza Imana gufata umuntu wayo ikaguha icyo cyizere kingana gutya. Ndumva bikwiriye, urumva bikwiriye. None se ubwo tuba tutabikwiriye byuzuye, nitwemerera Imana ikora umurimo muri twebwe, tutaburana nabo twashakanye, tudafite urubanza kuri bo, tubwira Imana ngo Mana kora umurimo wawe muri njyewe. Imana ishimwe cyane, cyangwa umutima wawe ukaba urimo kubishaka. Ese turi abantu koko bagiye kugira icyo babikoraho? Kuko iteme yacu iratwereka uruhare rwacu. Umuryango mwiza uraremwa. Turi abantu bifuza kugira icyo babikoraho, kandi
Ikinyarwanda cyabivuze neza kibyita kubaka urugo. Kubaka na finishing igibaho ngo barangize. Ni ukubaka tukongera tukubaka tukazarinda dusaza tucyubaka. Ese umutima urabigambirira ko hamwe n'Imana uri bwiyemeze kugira uruhare mu kurema umuryango mwiza? Ubwo rero bwari ukubaka ni buri munsi, ni buri mwanya, ni buri segonda kugeza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Imana ishimwe cyane. Icyampa umutima wawe ukaba ubyifuza muri ubwo buryo. Umuryango mwiza uraremwa. Ese njyewe niteguye kwemerera Imana ko inkoramo umurimo, nanjye ubwanjye nkikoramo umurimo, ngashaka ubumenyi, ngashaka ubwenge bw'Imana, nkabisengera, nkagisha inama, ariko nkabigiramo uruhare? Imana ishimwe. Kuko mpamvu umuntu wo gukoramo umurimo ari wowe nanjye, nuko umuryango wacu tuzawuzanira ibitwuzuyemo, nibyo tuzasuka mu rugo iwacu. Umuntu wa mbere wo gukorwamo umurimo ni njyewe, kuko ibinyuzuye niko n'iby'iwanjye bizasa. Abashaka ibyiza rero bagira uko babaho. Imana ishimwe cyane. Ntago bavuga ngo nuko nteye nimunyakire mutyo. Ariko uzi gusanga iyo mvugo mu mwana w'Imana, murumva koko bitababaje? Umugabo wakijijwe, umugore uvuga ko wakijijwe, akavuga ngo nuko nteye nimumfate gutyo. None se kuteye nabi? Ubu dukomeze twihangane tubabare abo mwashakanye bahore bababaye koko, kandi data afite imbaraga zo kudukoramo umurimo. Mureke tubigiremo uruhare. Imana ishimwe. Iyo mvugo ntikwiriye kuba muri twebwe. Hakabaho n'abandi ariko batari hano bavuga ngo ubwo se ngo banyigisha iki? Ngo nese ngo kuba umugabo kuba umugore se birigwa pe, biri no muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Abashaka ibyiza rero twebwe reka tubigiremo uruhare. Tukwiye kuvuga amagambo nk'ayo ngayo y'ubupfapfa ngo nuko nteye nimunyakire, ahubwo tuvuge data ngo mpindura. Icyo kintu kimbamo kibabaza uwo twashakanye, icyo kintu kimbamo gituma abana bihisha, icyo kintu kimbamo mugenzi wanjye ahora ambwira, nafashe umwanya nkavuga ngo aho kugira ngo urambeshyera, nafashe umwanya nkabaza Imana ngo ariko Mana nyereka koko aha hantu, kandi koko nahankosore. Imana ishimwe cyane. Ikindi ku rundi ruhande, ntabwo dukwiriye kuba abantu bavuga ngo oya ngo byaranze, ngo urugo nyine ngo uri kuriya ngo byaranze, nzabyakira kuri uriya mugabo byaranze, uriya mugore byaranze. Oya, dukwiriye kuba abantu bahora basaba ubuntu bw'Imana, ngo Imana idushyigikire. Ibyo byanze bizagera igihe bikunde. Ntabwo tugomba kugiving up, kuko hari abantu babana ariko baragivinze up kuri bagenzi babo, bararekeye avuga ati nuko nyine turi abakristo, nyine tujya muri assemblée ya Gasogi, nyine tuzajya dupfa kujyana ariko nyine twizere Imana ishobora byose. Hanyuma mu gusenga, mu gusaba ubuntu bw'Imana, twifuze ko umurimo w'impinduka wakoreka muri twebwe. Duharanire rwose kurema umuryango mwiza. Mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 5, ndahera haruguru gatoya, umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Abefeso 5:8 kugeza ku 10, haravuga ngo kera mwahoze mu mwijima, ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani. Nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko. Mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko. Ngo erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Turimo turavugana nk'abashakanye. Bibiliya yatubwiye ngo twahoze mu mwijima, ariko imbabazi Imana zitugeraho tuwuvamo. Niba twaravuye mu mwijima rero, ngo nuko rero tujye tugenza nk'abari mu mucyo koko. Ese abari mu mucyo bagenza bate? Abari mu mucyo babaho gute? Babaho ubuzima bumwe, ntibagira ubuzima bubiri, ntibagira ubwo bakinga n'ubwo berekana. Tekereza kuba twaravuye mu mwijima tukaba twaraje mu mucyo, ariko nkaba mfite password muri telefone yanjye. Umugabo umugore wawe adashobora kugira gute? Adashobora kugira gute? Nkaba afite konte zanjye, uwo twashakanye adashobora kugira gute? Uwo muntu aragenda nk'uwo mu mucyo ra? Ntabwo agenda nk'uwo mu mucyo. Hari igihe icyaha kiba, ngiye kuvuga ngo kiba rusange, kimera nk'icyorezo cyaba ahantu henshi abantu bakacyakira. Nirirwa mbwira abagore ko telefone z'abagabo banyu muzishaka mwiki mwazihoreye, ubwo nyine mbagira inama ndwana ngerageza, ariko se ubundi akwiriye kuyihorera? Tubwizanye ukuri, ubundi iyo telefone ibamwe ibiki? Uwo muntu agendera mu mucyo? Nagombye kuyigwaho ukayikoresha nk'uko wakoresha yawe. Haleluya we, haleluya, haleluya. Turasohoka no tuvanyemo kode niba harizo dufite. Ngo niba umucyo waraje mujye mugenza nk'abari hehe? Nk'abari mu mucyo koko. Ushobora kuvuga uto twashakanye arangiza, cyangwa se imbiza harimo amabanga y'akazi, amafaranga sinayamubwira yose, ariko mutoze kugeza igihe mugendaniye, cyangwa se unayamwima ariko wabimubwiye.
reka si ngombwa ngo nkwemere ibintu byose, ariko kuba mu mucyo no kuba mu mucyo. Imana itugirire imbabazi ako karagaciyemo. Ngo rega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Ese turashaka ingeso nziza, ngo inkomoko yazo ni mu mucyo, ni muri Kristo. Hanyuma ku 10 akavuga ngo mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Ibi nabivugaga muri rusange kuri twebwe bari muri Kristo Yesu, babagore n'abagabo. Dushishoze, bidushishikaze kwifuza kumenya iki Imana ishaka ku mugabo. Mbere yuko nibaza ngo Imana irashaka iki nk'umubwiriza w'ijambo ry'Imana, mbere yuko mvuga ngo Imana irashaka iki nk'umupastori, Imana yifuza iki ku buzima bwanjye nk'umugore, kuko niwo muhamagaro wa mbere nahawe, kandi nzahagarara imbere y'Imana nkavuga ngo dore nuko nabigenje, ikanshima cyangwa ikangaye. Dushishoze, dushakashake kumenya iki Imana ivuga ku bagabo no ku bagore. Imana ishimwe cyane. Tubiharanire, twe kuba abantu bahita mu mwijima tukanga kugenda nk'abana b'umucyo, ahubwo tugende mu mucyo. Imana ishimwe cyane. Niba warahuye n'umucyo, ukwiriye kugutera gushaka uko watunga za ngeso nziza zose zibereye umugore, zibereye umugabo, nkazifuza. Uyu munsi natsindwa nkongera ngasaba imbabazi n'ubuntu bw'Imana kugira ngo Imana ishoboze, ariko nifuze ingeso nziza zose zibereye umugore n'umugabo bari muri Kristo Yesu. Dukwiriye kumara umwanya dushaka kumenya icyo Imana ivuga ku mugore no ku mugabo. Ubwo umuntu avuga ngo babyiga, ngo se ngo babyiga hehe? Ibyo batiga wenda n'ibyo twakuye iwacu mu muco, kandi nabyo burya barayiga. Iyo umuntu abazi yitegereza abantu abareba, abarimo kwiga. Ariko noneho iki gitabo cy'Imana kirimo abagabo bubaha Imana uko bakwiriye kubaho babanira abagore babo, kirimo abagore bubaha Imana uko bakwiriye kubaho. Ni gute rero nawe umupfapfa, ko birandika ivuga ngo umuntu abaye umupfapfa iyo adashaka kumenya ibyo Imana ivuga, ni gute nagira ubupfapfa budatuma mara iminsi niga umugore mu ishusho y'Imana, umugore Imana ishaka uko ameze? Uwo mukoro ubwawe urahagije, tutagiye no gushaka ibindi. Imana idushoboze. Niyo mpamvu rero turi hano, ni ukugira ngo buri mugabo, buri mugore, twebwe turimo tuvugana natwe biratureba, ni ukugira ngo buri mugore, buri mugabo ahagarare nk'uko Imana ishaka. Inshingano z'abashakanye. Mu rwandiko nanone ahangaha turi mu Efeso 5, ngiye gusoma ahantu harehare masombe gusa hanyuma nkomeze. Abefeso 5 kuva ku murongo 21 nkoresheje biri ijambo ry'Imana. Icyampa aya magambo akaguma mu mutima wawe. Benshi twayumvishe kenshi, turayumva kenshi mu nyigisho z'abashakanye, turayumva mu bashyingira, ariko reka yandikwe mu ndiba y'umutima wawe, ujye uyibuka mu nshingano zawe n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ngo mujye mwubahana, kuri 21 niko hatangira, ngo mubitewe no gutinya Kristo. Bagore mwubaha abagabo mwashakanye nkuko mwubaha Nyagasani. Umugabo niwe mutwe akagenga umugore we, nkuko Kristo ari umutwe akagenga umubiri we, ari wo muryango abereye umukiza. Nuko rero abagore bagomba bagira gute? Bagomba kubaha abagabo bashakanye ku buryo bwose nkuko umuryango wa Kristo umwubaha. Bagabo mukunda abagore mwashakanye nkuko Kristo yakunze umuryango we akawupfira, ngo kwari ukugira ngo awiyegurire, aweze awuhagije amazi akoresheje ijambo rye. Uwo muryango ari wo mugeni we, awishyingire ufite ikuzo, nta kizinga, nta munkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ngo ahubwo uboneye udafite inenge. Uko niko abagabo, uko niko, Bibiliya ni nziza, komparezo. Uko niko abagabo bagomba gukunda abagore bashakanye nkuko bakunda imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunze. Ngo nta muntu wanga umubiri we bibaho, ahubwo arawugaburira akawukundwakaza nkuko Kristo agirira umuryango we. Ngo kandi nitwe ngingo z'uwo mubiri, ibyanditswe biravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umuntu umwe. 32 iryo ni ibanga rikomeye, ariko nge ndemeza ko rireba Kristo n'umuryango we. 33 icyo akora namwe rirabareba. Umugabo wese muri mwe akunda umugore we nkuko agira gute? Nkuko yikunda, kandi n'umugore nawe yubahe umugabo we. Turamutse tubaye abagore n'abagabo, tugakora étude biblique kuri imirongo buri munsi, buri mugoroba, buri uko tubyibutse, twaba abagore n'abagabo bameze neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko rero navuze ngo dufite umugisha wuko dufite Pastor Jean Jacques uri buganire ku ruhande rw'abagabo. Reka nivugire ku nshingano z'umugore. Izo ndi buvugeho uyu munsi ndazikura muri Tito 2 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Ariko ntibivuze ngo abagabo ntibagiye kumva, kuko ijambo ry'Imana ntiriburi icyo rivugana n'umuntu. Amen. Tito 2:3 kugeza kuri 5 nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo abakecuru nabo nuko, cyangwa abagore dukuze.
nabo nuko ubabwire bifata uko bikwiriye abantu bubaha Imana. Burya habaye inyifato itajyanye n'abantu bubaha Imana, namwe mujya muyibona. Uko bikwiriye abantu bubaha Imana, ntibabe abanyamazimwe cyangwa abaja b'inzoga, ahubwo bajye bigisha abandi ibyiza. Umugore yigishe undi mugenzi we ibyiza, ngo bamenyereze. Haba akantu ko kumenyereza, kuko tuba tutari tugasanganywe. Bamenyereze abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo. Ese burya birigwa? Yego, usanzwe umukunda mu mutima, ariko ishyirwa mu ngiro, ishyirwa mu bikorwa ryarwo ririgwa rikimenyerezwa. Bamenyereza abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo. 5, babigishe kuba abanyangeso nziza no kutiyandarika. Haleluya abagore batoya. Babigishe kuba abanyangeso nziza no kutiyandarika, no gukorera ingo, no kugira umutima. Kugira umutima birigwa? Yego. No kwemera kugengwa n'abagabo bashakanye. Nuvuga ngo igihe tutemera ko batugenga. No kwemera kugengwa n'abagabo bashakanye kugira ngo hatagira utuka ijambo ry'Imana. Inyifato zinyuranye n'izo zitera abantu gutuka ijambo ry'Imana, gusuzugura Imana, gukerensa ibyo tubamo. Ariko izi nyifato zitera abantu kwemera ubutumwa bwiza tuvuga. Imana ishimwe. Haleluya. Turakuramo rero utuntu 6 nk'abagore tugiye kwiga nk'inshingano z'umugore tuvugaho uyu munsi. Bibiliya yuzuye ubutunzi, icyampa Umwami Imana akaguha inyota. Haleluya. Akaduha inyota tukajya tuyijyamo ngo twumve uburyo twunguka. Bibiliya iha umuswa kujijuka, itera umuntu kuba umunyabwenge. Imana ishimwe cyane. Akuzurwa n'inama z'Uwiteka, kandi ubwenge bugahinguka inyuma bukamugirira umumaro, agahinduka uwo kubahwa no kwigiraho kubera ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Njyewe ijambo ry'Imana ringirira neza, rimaramo ubunyamirambo. Haleluya. Ringirira neza. Napfuje mama wanjye nkiri mutoya, nyine nako gaciyemo. Urumva rero kuvukira i Nyamirambo ugapfusha mama ukiri mutoya, ukagira papa we umwambiyanseri. Ambiyanseri murabyumva? Uyu munsi babyita kurya isi. Muri generasiyo yanjye twabyitaga ko umwambiyanseri. Ukagira papa wawe urya isi, amafaranga abonye akaturya mu isi, akagera kubona bya bindi bavuga barya nabyo. Hanyuma ugapfusha mama wawe ukiri muto, ufite imyaka nka 15. Hanyuma ukirera muri iyo Nyamirambo. Ijambo ry'Imana rirakabaho. Riragukosora, ikavuga ati gabanya hano, rikakukosora. Yesu ashimwe. Ndashima Imana impaye gusazira muri ryo. Haleluya. Kuko hari igihe ndeba ngasanga imyaka ntiza n'ikinyabupfura, ugasanga umuntu asaje atafite ubureri kandi ashaje. Hari igihe nkubitana n'abantu tungana ba generasiyo yanjye, nkavuga ntari ko Mana, uzi gusaza ukagira imyaka 50 ugakomeza kwifata nk'akobwa k'imyaka 25. Rero twebwe abagore none n'ikindi, uko dusaza niko turushaho kwikunda. Ariko nabonye n'abagabo ari uko, agakanta mukari nabi, imvi murazihisha, byuma murabiterura ngo mwirwaneho. Twese turi mu rugendo rwo kwirwanaho. Ariko bitera agahinda kumva mubwira uti nukuri, ukavuga uti yaba imyaka yaba ibicece byose ntibyemera ko kenda, ugasanga ntibimwemerera. Ariko garuka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bitukisha ijambo ry'Imana. Reka rero turebemo utuntu 6 nkuyemo ahangaha twibwirirwa twebwe abagore. Ahambere hatubwiye ngo kwimenyereza gukunda umugabo no gukunda abana. Bibiliya yasabye abagore bakuru gutoza abagore batoya kwimenyereza gukunda abagabo babo n'abana babo. Ese wambaza utise tuba dusanga tutabakunda? Tuba tubakunda ariko mu buryo bwacu, mu buryo bwacu bukocamye, butarimo impuguro z'ijambo ry'Imana bwacu nyine. Ukamukunda mu buryo bwawe. Urugero, nshobora kumukunda mu buryo bwanjye nkamupostinga kuva mu gitondo kugeza ninjoro, ngashyira amafoto, ariko ubwo nibwo buryo bwanjye. Hanyuma Bibiliya yazamo ikazana ibindi byiza by'umumaro bishyirwa mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Abagore bakuru rero nibabanze babyitoze ubwabo, nibarangiza batoza abagore batoya. Iyi ni inshingano ya mbere, kwimenyereza gukunda umugabo no gukunda abana.